muraho neza. Hari opportunity iri gutanga scholarship ya East African University, ikaba ifite campus ebyiri, ari campus y'i Kigali na campus Nyagatare. Tugiye kurebera hamwe ibisabwa ndetse n'amakuru y'ingenzi ukeneye kumenya kugira ngo ube wakora iyi application mu buryo bwizewe kugira ngo biguheshe amahirwe yo kubona scholarship. EAUR scholarship application form ni iyi ngiyi, cyangwa se iyo twita East African University Rwanda. Iyi East African University Rwanda iri gutanga scholarship iri gutangwa nk'uko mubibona. Hano dufite campus ebyiri, hari campus y'i Kigali tukagira na campus Nyagatare. Tugiye kurebera hamwe amasomo ari available muri Kigali campus ndetse na Nyagatare campus, ubundi umuntu ushaka gukora iyi application abe yagerageza amahirwe. Kimwe mu bintu bisabwa by'ingenzi hano ugomba kuba ufite, nujya kuzuza form yawe ya application, hano ugomba gushyiramo family name. Family name ni izina ryawe rya mbere, rya kabiri, first name. Hano nashyiramo izina rya mbere, hano ushyiremo ID yawe, ushyiremo gender, no gufingamo gender nimba ari male cyangwa female. Hano uraza gushyiramo nimero yawe ya telefone, hano urashyiramo personal email yawe, hano ushyiremo secteur, country of birth. Hano uraza guselecting campus ushaka kwiga bigendewe na option ushaka kwiga uri interested. Hano tugiye kureba mu ma option ari available muri option hano muri Kigali campus. Dore ama faculties ahari, hariyo bita Bachelor of Film Making and Film Production, hakabiyo bita Bachelor of Leisure Tourism and Hotel Management, niyo bita Bachelor of Mass Communication. Umuntu uri interested gusaba scholarship muri imwe muri izi program yakora application agaselecting Kigali campus. Ikindi, nyuma yo kureba izi document zisabwa, urabona muri document zisabwa nabwo twaje tuzigereho, ariko tubanze turebe Nyagatare campus ama faculties ari available. Tugiye kuri Nyagatare campus turaza gusanga harimo ama option ameze gute, nicyo kintu turimo turareba. Nitujya kureba kuri Nyagatare campus turasangamo ama option atandukanye n'ayi Kigali nkuko ngiye kuyabereka. So ama option yacu nagaraza mu gihe ataraza ntegereje ikaza, mbabwira document zisabwa kugira ngo iyi application ibe ikozwe neza mu buryo bunoze. Ugomba gufata ID yawe ukayiscaninga, ukazana high school certificate cyangwa diploma yawe cyangwa ndetse certificate. Ikindi ugomba kwishyura amafaranga 5,000 kugira ngo kuri iyi konti yawe, kugira ngo ubashe gusoza iyi application ikore submission. Iyi application fee yishyurwa binyuze kuri iyi bank account yabo nkuko muri kuyibona hano hasi bayishyizeho. Ubwo izo document numara kuzizana wamaze kwishyura wazanye result bank slip, uraza kuyifata iyo bank slip yawe maze uya-uploadingemo, ubundi application yawe iraba iri tayari. Tugiye kureba kuri Nyagatare campus, Nyagatare campus option zaho nazo turaje tuzirebe. Dukomeje no kureba programs ziri available muri Nyagatare campus, turasangamo izo tugiye kurebera hamwe. Hano barakubaza niba uri transfer student. Transfer student aba ari umunyeshuri usanzwe wiga ariko ashaka ku transferinga yava na Kigali campus akajya Nyagatare campus. Hano turashyiraho no, nk'umuntu ugiye gukora application bwa mbere iraba ari no. I'm choosing intake yo mu kwa 10 September, intake mu kwa 10. Hanyuma choosing session, hari ukwiga, hari abiga ku munsi bakiga full day, hari n'abiga muri weekend, hakaba n'abiga in service. Hari uburyo butatu bwo kwiga.
chuzinga ugushaka ko nashaka kwiga umunsi, reka choosing a day. Maze choosing a day, then naza reba option ziri available muri Nyagatare campus. Harimo Bachelor in Business Administration, Bachelor of Education in History and Geography, Bachelor of Education in Mathematics and Computer Science, Bachelor of Education in Mathematics and Physics, Bachelor of Industrial Art and Design, Bachelor of Leisure Tourism and Hotel Management. Izi nizo options zirimo. Iyo ushaka choosing option imwe muri izi urayichozinga, then step ya nyuma n'ubundi nko nababwiye ni ukupayinga bya 5,000 kuri izi bank account za EAURMIC, then wamara kuzishyura ukaza kwatacingaho bank slip. Noneho after all umaze kubyuzuza byose ukora submit application, and application yacu ikaba irangiye neza.